gituma uva mu rugo. Nta mpamvu n'imwe yatuma uva mu rugo. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure bakunze impiya, ngo bazaba bakunda impiya. Bazaba batukana, bazaba beshyirana, bazaba bagambana ibyigira n'igihe cy'imperuka. Cyambere no kugira ngo ushake nyiri bitangaza kugira ngo ubone igitangaza. Yesu niwe mwungeri mwiza wamutegereje. Hahita rero haza ya dayimoni yitwa bihendo by'isi. Yoyoreye zimeze nk'inkuba igahita ikubita wa muntu. Imana y'amahoro nibana na mwese mudukurikira kandi mukurikira Umuremyi TV n'ishuri ry'Umwuka Wera TV. Turabashuhuje kandi turabakunda cyane mwebwe mudukurikira kandi mwakanze subscribe kuri izo channel, namwe batayibazikana muzikande aho muri hose mu Rwanda mutuye atandukanye, kandi namwe mutuye muri diaspora muri Amerika, Burayi, muri Canada. Turabashuhuje cyane. Imana ibarinde kandi bakomeze, Imana ibayobore aho muri hose. Abarwayi Imana ibakize, abari kwa muganga bafite ibibazo mwese Imana ibagirire neza kandi ibahe kwifuza kwanyu, ibyo muyisaba Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Turabakunda cyane ku Umuremyi TV no ku ishuri ry'Umwuka Wera TV. Turabakunda cyane, ngaho mudukurikire kuri izo channel mukanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri ubwo buryo mu ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana idushakaho. Uyu mwanya rero tugira umugisha, umunsi wo ku cyumweru tugira umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana Pastor. Turabubaha abapasiteri, umukozi w'Imana. Imana yahaye umugisha, yahaye ibyayo, yahaye ubuntu kugira ngo ajye atanga ibyayo. Reka tumwakire mu izina rya Yesu adusuhuze. Ariko njya nkunda kuvuga ngo tubanje kwakira abadukurikira, tubane turi kumwe kandi dukunze Imana. Yesu nashimwe mukozi w'Imana, reka twakire. Yesu nahimbazwe. Iminsi myinshi twari tuburanyeho. Isi yaribaye myinshi. Iby'umwuka se bimeze biti? Iby'umwuka bimeze neza. Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Mukozi w'Imana, ariko hari amakuru muri iyi minsi ariko Pastor Isayi yigeze kuvuga ngo Bibiliya ngo ni iz'abanyamahanga, ngo n'abazungu bazizanye. Nkaba mbona nawe uyifite. Wowe ubona Bibiliya yawe kuyikoresha ni y'abanyamahanga? Wowe nka pasiteri wowe ubibona gute? Bibiliya ntabwo ari abazungu bazizanye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Bibiliya ari igitabo cy'Imana cyanditswe n'abantu b'Imana bavugaga ibyavuga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Hanyuma rero ibyo ngibyo ndumva birashoboka ko pasiteri cyangwa se umushumba Isayi birashoboka ko bamubeshyeye. Ibyo bintu ndumva atabivuga, kuko uburyo Bibiliya yabayeho cyangwa se uburyo iboneka ni Umwuka Wera utegeka abantu bakandika. Rero nimba Umwuka Wera yategetse abantu bakandika cyangwa bagakora, ibyo bikorwa ntabwo ari iby'abo bantu, ahubwo ni ibya nyiri ugutegeka. Ndamutse nkubwiye ngo wenda ugende ujye muri Amerika cyangwa n'ahandi nkaguha ubutumwa unjyanirayo, ubwo butumwa waba ubujyanye nk'umukozi, ariko bwaba ari ubwanjye. Bivuze rero ngo nimba n'abazungu barabigizemo uruhare, ariko nabo babikoze nk'abakozi, ntabwo byari ibyabo. Ubwo bese tuvuge ko nubwo Pastor Isayi yavuze ngo ni iz'abazungu bazanye, tuvuge ko ari ubushake bw'Imana bwatumye abazungu baza muri Afurika kugira ngo natwe tumenye Imana. Yego. Ibyo avuga nibyo ko ari abazungu babizanye, ariko batuzaniye ibintu bifite umumaro mu bugingo bwacu. Kuko iyo batabizana ntabwo twari kumenya Imana. Twari kugumya tukamenya Imana za Nyarwanda, za Banyabingi, ariko z'ibigirwamana. Ariko kubera abazungu barabizanye kubera umugambi w'Imana. Yego. Ariko ibyo avuga nibyo, ni iby'abazungu bazanye, uretse ko ibyo batuzaniye ari byiza. Rero kuvuga ko ari abazungu babizanye, nyine iyo dusoma Bibiliya tubona inkomoko
y'iremwa ry'isi ndetse n'ijuru n'ibiri ku isi byose, ndetse tukabona n'inkomoko y'umuntu, uretse ko wenda hari abandi bavuga ko hari inkomoko y'umuntu itari muri Bibiliya, ariko twebwe twemera ukuri kwa Bibiliya. Rero njye ntabwo nemeranywa n'abavuga ko abazungu aribo bazanye Bibiliya, kuko abazungu ni intumwa. Nyine ndabyumva ko ari intumwa, ariko nibo bayizanye batumwe, ari umugambi w'Imana kugira ngo natwe tumenye ijambo ry'Imana cyangwa tumenye Kristo. Babaye intumwa ku Mana. Babaye intumwa. Nkuko nawe ushobora gutumwa cyangwa ubungubu ugiye gutumwa ku bantu, nabo babaye intumwa ku Mana kugira ngo natwe tumenye iyo Bibiliya ikirimo. Aha ngaha turemeranywa. Imana ishimwe cyane. Rero wenda icyo nashaka kugira ngo tuganireho ni abavuga ko Bibiliya wenda yanditswe n'abantu, mu by'ukuri ni abantu bayanditse, ariko abayanditse ntabwo bayanditse ku bwabo, ahubwo bayanditse ku bw'Umwuka Wera w'Imana wari ubayoboye. Abo bantu bari abantu, ariko ari abantu bayobowe n'Umwuka Wera, bafite akandi kantu kabarimo katari ubumuntu. Yego. Noneho abandi bakavuga ko Bibiliya yazanywe n'abo bazungu. Nubwo ari abazungu b'umuntu wowe ubona ari abazungu bayizanye, ni abantu, ariko abo bantu b'abazungu bari bayobowe n'umugambi w'Imana yashakaga kugira ngo natwe tugerweho n'iryo jambo ry'Imana. Kuko iyo bataza muri Afurika cyangwa ngo baze bazanye iyo Bibiliya, ntabwo twari kumenya Imana. Twari gukomeza tukamenya ba Nyabingi, ba Ryangombe, baki bose, ariko kuko abo bazungu bayizanye bashorowe n'Umwuka w'Imana, cyangwa Imana akaba ariyo yatumye baza mu Rwanda cyangwa muri Afurika, natwe tumenya Imana, kutumenya n'ukuntu umuntu ashobora gukizwa akirishijwe n'amaraso ya Kristo. Kuko nta n'ibyo twari tuzi ko dugomba gukizwa muri Kristo. Ariko abo bazungu baje batubwira ijambo ry'Imana, natwe tumenya ko gukizwa kwa mbere ari ukwizera Kristo, tukemera amaraso ye yamennye. Ariko hari abatabyemera, navuga ngo nabo babyemere, ariko hamwe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ubemeza, twebwe ntabwo tubemeza. Sibyo? Umwuka Wera abemeza mu izina rya Yesu. Arabemeza mu izina rya Yesu, kandi nubwo atakwemera muri uyu mwanya, hari igihe kizagira yemere. Igihe cy'Imana nikigera azemera. Ntabwo twaje kubemeza rero. Imana rero guha umugisha Pastor, kandi Imana ikongera imbaraga muri uyu mwanya. Tugiye kujya muri gahunda zacu nk'uko twari twabiteguye, cyangwa kuri topic yacu twavuze tugiye kumvamo ijambo ry'Imana. Mbere na mbere reka tugusabe udusengera Imana nk'uko tubigenza nk'abarokore, noneho twinjire mu ijambo. Yego. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye umugambi wawe mugari kandi muremure wo kugezaho ijambo ryawe abatuye isi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugisenga ubane natwe, twirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Urakoze ko byumvise kandi ko ijambo ryawe riherekeza. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni karibu rero mukozi w'Imana, komeza n'ikimana yaguhaye. Yego. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Aka kanya dufite message yihutirwa ireba umuntu wese wamaze gukizwa. Hari icyo Imana ivugana nawe muri iki gitondo. Imana ishimwe. Amen. Kandi hari icyo Imana ivugana n'umuntu wakijijwe ariko agasubira inyuma. Imana idufashe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 10. Dusome ku murongo waho wa 4, turasoma n'uwa 5. Yohana ibice 10, 4 na 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza.
umurongo wa kane uravuga ngo iyo amaze kwahura ize zose, iyo amaze kwahura ize zose, azijya imbere, intama zikamukurikira, kuko zizi ijwi rye. 5, undi ntizamukurikira, ahubwo zahunga, kuko zitazi amajwi y'abandi. Yego. Imana idufashe cyane. Hano ijambo ry'Imana riratwereka icyo Imana ishaka ku bantu, cyangwa se message irimo ahangaha yihutirwa. Imana iri kuvugana n'abantu badukurikiye ngo ni iki gituma uva mu rugo. Imana idufashe cyane. Ni iki gituma uva mu rugo? Hano tubonye ijambo rivuga ngo umwungeri mwiza. Hanyuma ngo umwungeri mwiza ngo yahura ize zose. Imana iturengere. Kandi ngo yamaze kuzahura ngo azijya imbere, zikamukurikira. Kandi ngo izi ntama iyo zimaze kugera mu rwuri, kubera ibihe byiza zihagirira, kubera uburyo zabanye n'uyu mwungeri, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo undi ntabwo zamukurikira, ntabwo zakurikira undi mushumba, ntabwo zakurikira undi muntu zitazi. Imana itwiyereke. Ahangaha rero Yesu aravugana n'abantu bamaze gukizwa ariko bakagira imitima yo kuguma mu nzu y'Imana. Arababwira ngo nijye mwungeri mwiza. Imana ishimwe. Yesu niwe mwungeri mwiza w'intama. Yesu niwe mwungeri mwiza w'itorero. Yesu niwe mwungeri mwiza w'abamwizera. Yesu niwe mwungeri mwiza wamutegereje. Yesu niwe mwungeri mwiza w'abazaragwa agakiza. Imana ishimwe. Amen. Ariko ngo yazihamagaye zumva ijwi rye. Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi nawe Yesu araguhamagara kugira ngo wumve ijwi rye, kandi aravugana nawe ngo nugume mu rugo, kuko Yesu niwe mwungeri mwiza. Kandi ngo izi ntama ntabwo zishobora kuba zakurikira undi mwungeri. Imana itwiyereke. Rero uyu munsi uzabona abashumba ariko ba Satani. Imana ikurinde gukurikira abashumba ba Satani. Imana iturengere. Uzabona ibigo runaka, uzabona imishinga runaka, ariko iyobowe n'abantu batizera Yesu, cyangwa se ibyo bapanga atari iby'umumaro, cyangwa se ibyo bagambiriye atari iby'umumaro. Imana iturengere. Uzajya wumva nka bariya abantu tujya twumva ngo ba Al-Shabaab, ugasanga abantu bafite umushinga, cyangwa se ugasanga abantu bishyize hamwe bakaba bafite umuntu ubayobora, ariko ahantu abajyana ari ahantu habi. Imana iturengere. Ugasanga se wenda abantu wenda ni agatsiko k'abajura. Nimba ari agatsiko k'abajura, uwo muntu uyoboye ako gatsiko aba ameze nk'umushumba. Nimba baha amabwiriza y'aho bazajya kwiba n'ibyo bazakora, uwo nawe aba ari umushumba ariko wa Satani. Imana iturengere. Uzumva abantu bafite indi mishinga runaka bagambirira, ariko itari imishinga yo kubaha iki? Imana. Imana iturengere. Abo nabo bazaba ari abashumba ariko ba Satani. Hano ijwi ry'Imana riravugana nawe ngo Yesu Kristo niwe mushumba, niwe mwungeri mwiza, kandi akakubwira ngo undi mwungeri ntabwo izi ntama zamukurikira. Imana ikurinde gukurikira andi majwi yose wumva. Imana iturengere. Hanyuma kandi reka nakire umukozi w'Imana yongera dusomere ku murongo wa 3 hano twasomye, wumve icyo Imana ivugana nawe mu izina rya Yesu. Yohana 10 umurongo wa 3. Umurinzi w'irembo, umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye. Umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze
mu mazina yazo mu mazina yazo akazahura. Imana ishimwe. Amen. Hano ijambo riratwereka umurinzi w'irembo. Umurinzi w'irembo ni Nyirijuru, ni Imana Data wa twese, niwe murinzi w'abizera, niwe murinzi w'itorero. Imana ishimwe. Yesu Kristo ni umushumba ujya aragiriza intama. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma Imana iravugana natwe, iravugana namwe, iravugana n'abatwumva ngo ni iki gituma uva mu rugo. Nta mpamvu n'imwe yatuma uva mu rugo. Hanyuma abavuye mu rugo ni abantu bakijijwe, nyuma yo gukizwa bagasubira inyuma. Abo bavuye mu rugo rw'Imana, bavuye mu rugo rwa Kristo, bavuye mu rugo rw'Imana. Imana iturengere. Ariko nta mpamvu yari yo kuva mu rugo. Imana idufashe. Ijambo ry'Imana dusanga kandi muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 yavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana iturengere. Urumva Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana ni urukundo. Uyu munsi abantu benshi bavuga ko bazi Imana ariko badafite urukundo. Barasenga ariko nta rukundo. Imana ntabwo urayimenya, kuko ikintu kigaragaza ko wahuye n'Imana cya mbere nuko uzagira urukundo mu murimo w'Imana, muri bene so, muri bagenzi bawe, nuko uzera imbuto zikwiriye abihanye. Icyo gihe uzaba warahuye n'Imana, kuko Imana mu bintu biyiranga igira urukundo. Rero iyo uhuye n'Imana ikintu cya mbere iguha ni urukundo, hanyuma ikagenda iguha n'ibindi igomba kuguha. Ariko umuntu wahuye n'Imana, umuntu wahuye na Kristo azaba afite urukundo. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu iri jambo Imana ishaka kuriherekeza kugira ngo nawe wari utaramenya ko Imana yakunze abari mu isi cyane ubimenye, hanyuma wizere Yesu. Kandi numara kumwizera kwinjira mu rugo rw'Imana ntuzaruvemo. Guma mu rugo utegereze Yesu. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo injira nawe mu mukumbi w'Imana uhwamemo ubi intama y'Imana. Injira nawe mu mukumbi w'Imana ugumemo ubi intama y'Imana. Injira nawe ubi intama y'Imana ugumemo ubi intama y'Imana. Hari abavuga ngo ubarwemo ubi intama y'Imana. Haleluya. Hanyuma ijambo riratwereka intama. Rero hano rero tugiye kuvuga ku bantu rero bavuye mu rugo bakajya inyuma yarwo. Imana iturengere. Iyo bamaze kuva mu rugo bahinduka iki? Baba iki? Imana iturengere. Ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cyaho cya 25 umurongo waho wa 31. Twumve icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe, twumve icyo umwuka w'ubuhanuzi yabwiye amatorero. Ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 31. Hari inkuru yerekana kuzacirwaho iteka kw'abantu bavuye mu rugo bakajya inyuma y'urugo, ndetse n'abanze kwizera Yesu bakabyirengagiza. Amen. Reka mwene data dusome ijambo ry'Imana. Matayo 25:31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Maze umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. 35. Rekera aho ngaho kuko urumva
birasobanutse. Turimo turabona intama, turimo turabona kandi aho ngaho haragaragaramo n'ihene. Imana iturengere. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo ubwo umwana w'umuntu ari we Yesu Kristo, mpamvu bavuze umwana w'umuntu, yabaye umuntu 100%, kandi Yesu Kristo ni Imana nanone 100%. Impamvu yabaye umuntu 100% nuko yari yambaye umubiri, yarasonzaga, yarababaraga, yari afite umubiri uva amaraso nk'uko natwe tuwugira, kandi yarasonzaga nk'uko natwe dusonza, ariko yaranesheje. Niyo mpamvu natwe tugomba kunesha mu izina rya Yesu. Riratwereka ko mbere na mbere hariho ijambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, ndetse ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, kuko baravuga ngo ijambo yari Imana. Imana iturengere. Rero Yesu ni Imana 100%. Kandi iyo tuvuze ubutatu, tuba tuvuze Imana ni kimwe mu bigize bwa butatu, Yesu kandi nawe ni kimwe mu bigize bwa butatu, Mwuka Wera nawe ni kimwe mu bigize bwa butatu. Ntabwo rero ari Imana eshatu, ni Imana imwe iboneka muri bwa butatu. Imana ishimwe. Hanyuma hano rero ijambo riratwereka ngo ubwo umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be, afite ubwiza bwe n'ubushobozi bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, ariko ngo ihene azazishyira ibumoso. Imana iturengere. Ngo kandi umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana ishimwe. Kandi iyo ukurikiye uwo murongo hepfo twari tugiye gusoma, haravuga ngo kandi umwami azabwira n'abari ibumoso bwe muri iyo mirongo ukurikira ati, nimuvaho ndi mwabivume mwe. Imana idutabare. Abo ngabo ni za hene azabwira gutyo. Hanyuma rero Imana idutabare. Uyu munsi biriya bisimba byose mubona bigiye bifite icyo bisobanura. Imana iturengere. Nkuko twabibonye, intama isobanura umukristo, ikindi nuko inuma isobanura Umwuka Wera, ariko ihene isobanura umuntu wanze kwizera Yesu. Imana idufashe. Hanyuma kandi kuko message mfite iravuga ngo ni iki gituma uva mu rugo. Imana iravugana n'abantu basengaga bakaba barabiretse, iravugana n'abasenga batera imbuto, iravugana n'abasenga birwanira cyangwa se bakora ibyo bishakiye, iravugana n'abasenga ariko batagera ku musaraba. Imana iravugana n'abasenga ariko batagamije ubugingo bw'iteka. Imana iravugana n'abasenga ariko bagamije kwishimisha by'akanya gatoya. Imana iravugana n'abasenga badafite intego. Imana iturengere, badafite intego yo kuzajya mu ijuru. Hano rero iyo uvuye mu rugo uhita uhinduka ihene, ushobora guhinduka imbwa, imbwa ihagarariye abasambanyi, ushobora guhinduka ingurube. Ingurube muzi ko irya buri munsi, kandi muzi ko n'ibyaye ibyanira birya. Ingurube ni igisimba kitagira umuco, kitagira gahunda. Imana idutabare. Iyo uvuye mu rugo rwa Kristo ushobora guhinduka ingwe. Ingwe isobanuye umujinya wa Satani. Iyo uvuye mu rugo rwa Kristo ushobora guhinduka inzoka. Inzoka isobanuye umuriganya. Imana idutabare. Hanyuma ushobora kuva mu rugo rw'Imana ugahita uhinduka ipusi. Ipusi isobanuye abarozi. Imana iturengere. Rero abavuye mu rugo, Satani abafite byinshi yahita baha kugira ngo mbese babe byo. Imana iturengere. Hanyuma iyo udafashe icyemezo, Satani agufatira icyemezo. Ndagira ngo rero nsoza mbwire abantu turi kumwe n'abantu badukurikiye, Yesu aravugana nawe ngo fata icyemezo cyo kuguma mu rugo, fata icyemezo cyo gukizwa neza, kuko nudafata icyemezo abadayimoni bazagufatira icyemezo, karande zizagufatira icyemezo,
Satani azagufatira icyemezo, Imana iturengere. Ariko Yesu aravugana nawe ngo niki gituma uva mu rugo. Nta mpamvu yo kuva mu rugo. Saduraka na Meshaki na Abedenego bashatse kubakura mu rugo ngo baramye ibyishushanyo Nebukadineza yari yakoze. Baravuga ngo naho itadukiza, naho Imana twizeye itaturengera, ntabwo turi buve mu rugo rw'Imana. Amen. Imana ishimwe kandi abumvise ubu butumwa muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana, kandi Imana iguhe ibindi byinshi cyane ugomba kugaburira abantu batwumva. Wari utubwiye ijambo ryiza cyane kandi rikomeye abantu bagomba kumenya, kuko iyo urebye abantu ijambo uvuze ni ijambo rikomeye. Abantu ntabwo bakunze kumva ijambo cyangwa ngo bumve ijambo ryo kwihanisha cyangwa ryo kubahindura, ahubwo kuki abantu bakunze kumva ibintu bibateza imbere cyangwa bibabwira ngo Imana ibahaye umugisha, ibahaye amazu, ibahaye amafaranga? Kuki abantu ari byo bakunze, badakunze kwihangana mukozi w'Imana? Ni ukubera iki? Nuko bakunze iby'iki gihe. Bakunze iby'iki gihe, ni ukuvuga ngo hari dayimoni yitwa bihendo by'isi. Iyo dayimoni yitwa bihendo by'isi igendana n'indi dayimoni yitwa maganya. Rero ni ukuvuga ngo habanza iyo dayimoni yitwa maganya, igatera abantu kumva yuko ntaho bazagera. Noneho abantu bakabaho mu buzima bwo kuganya, ati ibi sinzabibona, hasi nzahagera. Umuntu rero akicwa n'amaganya. Amaganya yo yamara kumwica mu buryo bufatika, mbese akamungwa, umutima ukamera nk'aho wamunzwe. Hahita rero haza ya dayimoni yitwa bihendo by'isi. Yo rero izimeze nk'inkuba, igahita ikubita wa muntu, hanyuma rero agahita akurikira nyine ibindi bintu runaka. Nimba iyo bihendo by'isi yikubise umuntu, ni babandi bashikuza ibikapo ku mugoroba, ni babandi bajya kwiba bagatobora amazu, aba nyine yabanje kumungwa no kuvuga ati ese ndarya iki, nzabaho gute? Dayimoni ubwo ni maganya. Ubwo rero bihendo by'isi yiza yituwa ati genda utobora iriya nzu, genda wicurira muntu. Iyo ni dayimoni bihendo by'isi. Dayimoni bihendo by'isi ihita ivuga ati kiriya ndagishaka byanze bikunze. Dayimoni bihendo by'isi y'ukuntu ikora, iyo umuntu runaka w'umugabo ashaka umugore akabona nta bundi buryo azamubonamo, dayimoni bihendo by'isi ihita ati genda umufate ku ngufu. Ariko wa muntu aba yarabanje kwicwa n'amaganya mbere, akifuza uwo muntu, akumva aramwifuje, bihendo by'isi kazirangiza. Rero warumbajije uti kuki abantu bakurikira iby'isi ntibakurikira ijambo ry'Imana. Rero nizo dayimoni zibayoboye uko ari ebyiri. Amaganya, ejo nzamera nte, nzabaho nte, amaganya, ndetse hakazamo n'amashyari. Kuvuga ngo runaka ageze hasi ndahagera. Ikindi rero niyo dayimoni bihendo by'isi. Bihendo by'isi rero ni dayimoni ishaka kuguhereza ibintu ku mbaraga, koresheje igitugu, koresheje ubugome runaka, koresheje ikindi cyose wakoresha. Niyo mpamvu rero. Ariko iyo urebye mu bakristo niho bikunda kuba. Reka twere kuvuga mu bakristo, abantu bo muri iki gihe, iyo umuntu yumvishije ko umupasiteri ari kubwiriza yihanisha, ntago bamukunda. Ariko iyo bari kuvuga bahanura ngo Imana iguhaye iki, Imana ibigize gutya, ibigenje neza, byaba ari ukubera iki? Ni ibihe by'iki gihe tugezemo, cyangwa akaba ari ibihe bya nyuma byo kuba dukunze iby'isi, cyangwa twaranabibuze tukaba tubikeneye? Yego, impamvu yabyo, urumva isi yamanukiwe na Sekibi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi, ngo keretse kwiba no kwica no kurimbura. Hanyuma rero kubera izo mpamvu bituma urumva umujura ni Satani. Satani ni igisambo. Nta kindi rero kiwe cyamuzanye. We yazanywe no kwica, azanywa no kwiba, azanywa no kurimbura. Urumva ngo umujura ntazanywa n'ikindi, azanywa no kwiba no kwica no kurimbura. Ibintu bitatu. Ibyo bintu rero ko ari bitatu nibyo mbega ni umwuka w'isi. Abo ngabo bose uri kuvuga bari kuyoborwa n'umwuka w'isi. Ariko abayoborwa n'umwuka w'Imana
bo ntabwo ari uko bameze. Hanyuma njye Imana yarambuye ngo ugende uhamagare hari wakumva akihana. Niyo mpamvu Imana impa message zirimo kubwira abantu ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. None se ko message zo kwihanisha k'abakristo cyangwa abantu batari kuzikunda, kandi niyo unarebye mu nsengero iyo habayeho message zo kwihanisha abantu ubona abantu bese batameze neza, ariko bazana bya bindi indirimbo ukabona barabyina barishimye, ariko bagira nko mu ijambo ukabona ntago babikunze. Byaba ari ibihe by'imeruka cyangwa byaba ari ibihe tugezemo? Ni ibihe bya nyuma, kuko iyo urebye ubona ko ijambo ry'Imana batarikunda, ahubwo barashaka indirimbo nyinshi. Kuko no mu nsengero abaririmbyi nibo bari guha umwanya muremure, ariko bagera mu ijambo bakamuha iminota 15 niba ari umubwiriza butumwa. Kandi nawe ntago yigisha kwihana, ahubwo arigisha imigisha. Imana iguhaye inzu, Imana igugize gutya, igize gutya, kandi ibyo ngibyo ntago ari byo bizatujyana mu ijuru, sibyo bizanaduhesha ubugingo. None igihe nk'icyo ngicyo wowe nka pasiteri cyangwa nk'umukozi w'Imana, wowe urabigenza gute ko uri kubwiriza abantu batari kukumva, bashaka imigisha yo kuvuga ngo nzubaka kadasiteri cyangwa nzabona amafaranga? Hanyuma ibyo ngibyo urimo kumbaza igihe igisubizo cyabyo kiri mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo. Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3. Katwasome urwandiko rwa mbere rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3. rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa kangahe? Wa mbere. Umurongo wa kangahe? Umurongo wa mbere bari usoma nakubwira aho garukira. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 rwa 2 rwa 2 igice cya 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. 3:1 umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya. Kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya. Birarira bibona. Birarira bibona. Batukana. Batumvira. Ababyeyi babo. Indashima. Batari abera. Badakunda n'ababo. Batuzura babeshyerana. Batirinda. Bagira urugomo. Badakunda ibyiza. Bagambana. Ibyigenge. Bikakaza. Bakunda ibibanezeza. Aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera. Ariko bahakana imbaraga zabo. Ariko bazaba bahakana imbaraga z'uko kwera. Abameze batyo. Ujye ubatera umugongo. Nkomeze ndekeraho. Igisubizo kirimo aho ngaho. Hanyuma ubwo sinzi niba waza kongera ukabisoma, ariko ikibazo wambazaga gikubiyemo aho ngaho. Kuko ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'uko kwera. Nyine bazaza bafite ishusho yo kwera, ariko bo ngabo bafite iyo shusho yo kwera nibo Imana yatweretse ngo kuki uva mu rugo. Bafite ishusho yo kwera, ariko muri gahunda yabo bafite na gahunda yo kuva mu rugo. Bari mu rugo ariko bavamo basubira inyuma. Iyo baje rero niyo bagarutse bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zako. Bahakanisha imbaraga z'uko kwera kubera ko bakunze impiya. Ngo bazaba bakunda impiya. Bazaba batukana, bazaba beshyirana, bazaba bagambana ibyigenge. Ni wa muntu w'indakore kutazahugura, tazagira inama, bakunda ibibanezeza. Rero uri kwibaza tese kuki badakunda Imana? Ariko nyine urumva ngo bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Rero hano Paulo yuzuye umwuka wera yahanuriye Timoteyo, namubwiye ati mwana wanje, Imana iraguhamagaye ugiye kwikorera, ariko umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigize gute birushya. Kandi bwari ubutumwa Paulo ashaka ko nyine bugera no ku bantu
ariko n'ubundi bwageze ku bantu kandi n'uyu munsi buri kutugeraho. Imana ishimwe. Ntabwo yabubwiraga Timoteyo, ahubwo yabibwiraga abantu. Yabwandikiye Timoteyo kugira ngo natwe bizatugereho. Ubu ntabwo ari Timoteyo, ahubwo ubu ni twebwe. Ni twebwe. Rero igisubizo kirimo aho ngaho, abantu nyine bafite ishusho yo kwera, ariko n'ibya bindi twavuze ni ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Kandi iyo usomye hejuru barakubwira ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Urumva rero aba bantu bashaka ibitangaza badashaka Imana barahenebereye. Ibi nibyo twakwita guhenebera. Ni uguhenebera ko mu bugingo, ni uguhenebera nyine ko abantu bari bahari ariko bakaba batagize gute, batagihari, batagishaka Imana. Urumva ko umuntu uzaza gusenga ashaka ibitangaza adashaka nyiri ibitangaza, uwo yarahenebereye, ari guhura n'igihe cy'imperuka. Cyambere no kugira ngo ushake nyiri ibitangaza kugira ngo ubone igitangaza. Ayo niyo makuru rwose afatika. Kuko nyiri ibitangaza, nyiri igitangaza afite n'ibindi bitangaza byinshi, ariko naguha igitangaza kimwe ukagenda uzaba uhombye byinshi, ariko nushaka nyiri igitangaza uzamukuraho byinshi bifatika. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni guha umugisha. Uyu munsi twaganire kandi twumvishe ijambo rikomeye cyane. N'abadukurikira rero mukurikire ijambo ry'Imana kuko tugeze mu bihe by'imperuka, kuko nubwo abantu batabyemera ariko bazabimenya igihe nikigera cyasohoye, kuko no kubwa none ntabwo babimenye, ahubwo babimenye ari uko byasohoye. Yego. Weshe cyane bavuga ngo imvura ntizagwa, ariko imvura imaze kugwa nibwo baje gutakamba babwira Nowa ati Nowa wakinguye, ariko ntibyashobokaga. Ntabwo byashobotse. Iki ni cyo gihe rero kugira ngo nawe ubashe guhindukira wumve ijambo ry'Imana, ntiwumve ibitangaza udafite nyiri ibitangaza, ahubwo uyu mwanya ni wo guhindukira kugira ngo nyiri ibitangaza aguhe igitangaza, kugira ngo ushake ibitangaza utarabibona. Imana niba umugisha rero muhindukire, kuko uyu mwanya ni umwanya mwiza twumvamo ijambo ry'Imana ku Muremyi TV. Turi kumwe muri uyu mwanya, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri gihe, kuko hano twumva ijambo ry'Imana. Niba iwawe urusengero bararufunze, reka uze ku Muremyi TV tujye tubana buri gihe cyose, wumve icyo Imana igushakaho. Murakoze cyane rero. Ibiganiro nakagaruka, reka umukozi w'Imana tumuhe karibu adusoreze, adusengera Imana, noneho tujye mu zindi gahunda. Murakoze cyane, ni karibu umukozi w'Imana. Yego, reka dusenge kandi dushimiye abantu bose bakurikiye iki kiganiro. Uko bisanzwe amazina ni Pasiteri Biginama Samuel. Nomero zanjye ni 0782 615 60. Tigo ni 0728 120 411. Yego. Turabashimiye, reka dusenge Imana. Mugire umunsi mwiza. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe twakiriye rigira imbaraga, kandi Uwiteka Mana Nyiringabo ntirigaruke ritazanye icyo waritumye. Turagushimiye kubyumvise, tugisenga twirukanye dayimoni muhozi. Mwuka Wera akomeze kubana natwe, kandi Uwiteka akomeze gushyigikira umurimo wawe. Turagushimiye kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Imana nibaha umugisha kandi mugire icyumweru kiza. Imana ibahaze ku byo mwifuza byose, n'abarwayi Imana ibakize. Ibiganiro nakagaruka, muhorane n'Imana igihe cyose. Murakoze cyane.